kakitunarika bamvuze girirwa yiranguze amajage y'ibikoma ndayiranguza kuko mba nayiguriye yarahura amaswari mba niguriye amajage y'ibikoma. Uyu mugore dupfa iki koko? Shakira mbona bihita, niba ari mbona bihita, niba ari mbona bitambuka, niba ari mbona biguruka. Shakira dupfa iki koko? Nshuti zanjye, abankunda n'abankurikira n'abatankurikira mwese, yewe ngira ngo n'abatabasha gufungura TikTok noneho muyifungure. Uyu mugore mumumbariza ikintu nshakaho. Ngewe Nyiramihanda nta muntu nanduranyaho, ndaza nkishyiraho utunama twanjye nkigendera. Ariko gute umuntu ashobora kuzinduka akagenda agakorera umuntu live akamuvuga atanahari n'ukuri kw'Imana pe? Buriya rero hari ukuntu ashobora kubinyuza mu bandi bantu akabona ntacyo bimbwiye, utwo dukomenti sinjye kutureba ngo njye kubasubiza no kugire gute. Ariko noneho kubera ko wiyiziye ukaba wampamagaye ukaba wantumiye, Shaki ndakwitabye ndaje ndakwitabye pe. Shakira wajujubije abantu. Shakira ngiye kukugira inama nshuti yanjye, nkubwire nti buriya nubona isake zitambuka uzajya umenya ko hejuru ya ziriya sake hari iyindi nkoko bita dendo cyangwa se indi sake, cyangwa se hejuru ya rusake haba dendo. Dendo rero yije rusake irahunga. Nshuti yanjye ngiye kukubaza ikintu kimwe, ni wowe muntu uyibasira buri muntu wese uje hano kuri TikTok ku mbuga nkoranyambaga iki byose. Ese Shakira urashaka kugira ngo abe ari wowe uzamuka wenyine? Ese uramva ari wowe wakwiharira ijambo muri iki gihugu cy'u Rwanda no ku isi hose? Shakira tuza rwose, cyangwa se abacuti bacu bicare barebe ikibazo ufite, cyangwa se niba ari igisaba n'abaganga pe, wemereye ubufasha ndahari wese, nzaza ngo utware mugeze kwa muganga rwose nibiba ngombwa nanakurwaze, kuko ufite ikintu bita depression. Depression ni umuntu waba waragize agahinda gakabije, kandi mpora ntanga inama ukanga kuzikurikira ukavuga ngo ngiye Shakira singirwa inama, ngo singirwa inama. Umva, nushaka ujye uzumva nshuti yanjye, inama za Nyiramihanda ni ingenzi, hari abo zagiriye akamaro. Rero nagira ngo nkubwire ngo Nyiramihanda mu mitwaro ufite umufashe hasi, mu bintu bikuremereye Nyiramihanda umufashe hasi, wowe kabyara. Ubu hari abantu cyakora mbaze nsaba imbabazi n'abanyarwanda n'abandi bankurikira, ntabwo ngira amatiku. Uriyo ngiye kuza nkavuga ikintu nk'iki babikomeye, kandi namwe nimukurikira mu mavideo yanjye yose muzasanga uyu mugore yaranyibasiye, muzasanga uyu mugore ari unyenderanya. Abari live nimugoroba harimo abacuti banjye bose bagiye babimbwira ati uyu mugore agushaka wiki. Rero singiye kukubeshya, iyo mpamagaye ndaza ndatuza ngaceceka, iyo mpamagaye ndaza ngo barakuvuze ngo wanyweye amajage y'ibikoma. None se nshuti yanjye, iyo ubinywera jya winywera ibikoma, ureke gutukana, ukine nari amajage, ukine na biriya bikoma. Urumva ujya aho ngaho wikora ibyo wikora byose, ariko Nyiramihanda uhereye none nguhaye gasopo n'undi munsi n'ikindi gihe uzajya umenya yuko ntari mugenzi wawe. Kandi hari abantu wabitse mu ubwoba, bapfuye bahwereye, bahora bameze gutya, hari n'utinya gushyiraho comment mbi kandi ibyo wakizeho atabikunze. Muri abo sindimo Shakira. Nagira ngo nkubwire ngo mbabarira, utazangwaho mugore mwiza, utazangwaho mugore mwiza ugira umutima mubi, utazangwaho. Wirirwa uvuga ngo ndashaje, wirirwa uvuga ngo ndi umukecuru. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo nta murumuna w'umusaza ubaho, nta Shakira, nta Nyiramihanda. Ubwo rero reka nkubwire, ngewe mfite n'abuzukuru, sibyo? Nawe Imana izabuguhe uzabagira, ariko ndagusabye ngo ureke kumenyera, ureke kujya wirirwa live. Ni ngewe umutima wazamutse wadihaguye. Noneho naraye numvise ngo Kayizidora ngo ampa amakuru. Kayizidora se umushaka wiki? Uriya mwana w'igitambambuga
umushakaho icyo ubundi ese ubundi mbabaza ikintu kimwe, nyanganira si yo nkorera jyewe Nyiramihanda, nkora ibyanjye nkitambukanira, nkitambukira, nkigendera, njye nkora ibyanjye. Ariko ndagira ngo nkubwire rero, aka kanya ndahangaha wibutsa akantu kamwe, wababaye cyane. Ubundi nta muntu wanyweye amata ugira amatiku, nta muntu wanyweye amata ugira amatiku. Uzaze ngo utware nkugabire, uzajya unywa amata, ureke kwirirwa unywa ibikoma n'ibivuzo, kuko burya ubwinshi bw'ibivuzo bungana n'amatiku ugira. Ndakubwiye ngo jya ufasha abantu hasi, noneho ugira n'agasuzuguro mada, ubonye ngo uze kuri akawunti yanjye uze gutukana n'undi mugore. Cyakora nakunze akajambo keza kamwe wavuze, wabwiye uwo mudamu ngo Nyiramihanda ntabwo ari injiji nkawe, ngo azi ibyo ashaka. Nkunze ko wabivuze, nzi ibyo nshaka, nzi icyanzanye hariya. Rero uhereye none ndagusabye ngo urekere aho ngaho, ureke amatiku. Ese ubundi nkwibarize Shakira, ubundi TikTok ihagaze, ubundi mu magambo makeya ubundi ukora iki? Ubundi ukora iki? Ni ukuvanga akazi kawe, ni ugutukana, ni wowe umenya abaje bashyashya, ni wowe umenya abavuze abantu nabi, ni wowe umenya abagore biki. Reka rero jyewe nkubwire umutware w'inshinzi, jyewe Nyiramihanda umutware w'inshinzi, jyewe nkubwize ukuri, nkubwire n'akari murori. Ndagira ngo nkubwire ngo ntago njya ndira ku kirungurira, ntago njya norosa ibyaboze. Ni wowe wanyihamagariye, ni wowe wanyihamagariye. Reka nze barabara ngo wa mugore uraca hirya no hino kubera iki? Iyi TikTok ntabwo ari iyandi, si iya so, si iya mama wawe, urumva? Ni iy'isi yose nshuti yanjye. Rero jya ureka n'abandi bana nabo bakure, kandi iyo ubona umuntu abazi kureba, munyarukire iwanjye muri video zanjye. Nimusanga hari ahantu naba narabwiye uyu mugore nabi, cyangwa se n'undi muntu hari aho naba naramubwiye nabi, mubimpanire. Ikindi murebe igihe natangiriye, murebe aba followers mfite, murebe views mfite, murebe comment mfite, hanyuma muze kugaruka mu binyandikire muri comment. Ariko ni ukuri njyewe rwose nagira ngo mwihanangirize, nagira ngo mwiyamire imbere yanyu rwose ndeke. Cyangwa se niba yumva ibyo byose bimunaniye kuntura no kumfasha hasi, asenga Imana yizera, kuko buri ishyari ni ribi. Ishyari ni murumuna w'umurozi, umuntu ukugirira ishyari burya yanakwica pe. Njyaho se mbabeshye, njyaho mbabwiza ukuri. Uyu munsi wa none abantu barahangayitse, hariho abantu bashonje, hariho abantu bababaye, hariho abantu bamanitse amaguru hashika, hari abari mu bitaro, hari abari kubyara abana batuzuye, hari abantu bafite ibibazo bitandukanye. Wowe uririrwa uraho wasakuje uvuga ibiraho bidafite umumaro. Umuntu atanga icyo afite, ibiri hano nibyo utanga. Njyewe buriya nshobora kuza ahangaha nkavuga ari uko byakomeye, ariko nagira ngo wowe Shakira mbona bihita utuze. Jya worohera abantu baza kuri TikTok, worohera abagore bagenzi bawe, worohera abadamu bagenzi bawe, worohera abakobwa n'abasore baza ahangaha. Umenye yuko nawe uri umuturage nk'abandi bose, uri umuturage nk'abandi bose. Umuntu yanga umuntu akamuzira atamuzi. Uzira Nyiramihanda hari aho nzi wari wanca n'iryera, ariko waratutumbye. Cyakora nshuti yanjye, reka ndekera aho ngaho, nakagaruka. Nunsubira nzagusubira, ndabikubwiye. Mukapasika niba ari Nyirapasika, niba ari Mukapasika niwe wavuze ati umujura yantera ngatera haleluya. Subya mada, subya. Orohera abagenzi bawe nabo bakore. Cyakora jyewe ntuzongere kumenyera, kuko